Ugo yesira mu rugo rwose kuko nta ibi ntabwo nazabishobora. Kare ubundi reka ubundi wandetse oya ziki umuntu yazabivamo. Niriwe namukuru wawe uranyumve wowe umbareka mubwiza ukuri garuka hano ya mukaritasi wakamenyero kandi naraga hafi uranyumve ubundi muba mwibyagiriza mu biki agaho utekereza ko waje ahari gukora cyangwa ko kuri urumva kubera ibintu ndabirabye mukira mu rugo ubu yesira mu rugo rwose kuko nta ibi ntabwo nazabishobora. Kare ubundi reka ubundi wandetse oya ziki umuntu yazabivamo. Niriwe mwiriwe umeze neza shuri shuri karo nkunda kukugira hano se mupfuye iki ko nari kureba shuri suza umushyitsi oya ntacyo dupfuye ntacyo mupfuye ese njye n'urukundo rwanjye twapfiki urukundo rubaye rwinshi oya njye n'urukundo rwanjye ntacyo twapfa reka n'ibyishimo bivamo amarira ntubizi shuri ese burya watukuwe amazi arimo aramugera tokowe twe turimo turakina abaratokowe sheri ndabona tugasibyo basi mutokowe sheri ese nyigira ndetse suhuza n'umushyitsi siko utaramusuhuza kuva ko ndi kumva se ari kukubwira nabi ufite ikintu umukoze oya ariko ntacyo kandi kuvugisha ukuri ese urugome rumeze reka hasi mukundwa kuko kukinyita urugome meza ayiguzaniye ubutumwa mu rugo bama sheri ese kutishimiye umushyitsi wowe se ubwo baraguhamagaye kuri fone barakubura bari bambwiye ngo nze kukubwira niba uzaze kubisura ntari nyine ubwo nimba bagutumye ubwo nyine nzaza hariho mu nzu ese wanseke nose uyu mugabo ko atari kuva mu nzira ndacamo ni kare mu nzira umereze iby'umwana winjira hafi ntabwo nabaca hagati kare sheri ngabo sheri ubu kuvuga ngo utagira ngo birangiriye aho n'ubundi nagende utwo ngenda rumere kamenyero kawe umaze kuzana akantu k'ikimberembere ndashaka kumaramo igikoma wowe ugenda umuhe kare gira vuba utagira ngo ni cya gihe wamfatiranye uyu munsi do ni njye nawe utansebye hano uwo mutwe wowe nande bigiye nkubita nandi so mata bimeze bitari nakwiyamye asikugurika igihe wahereye nkubita musuri wumva ko ari wo mugabo wenyine uri muri urwa nusu utambeshye uratashye no mugabo wenyine ra umva ndagiye kandi zawe ni umugabo mwiza nkunda apana wowe uwirirwa nkubita wajyawe ni ingoma zakurusa madamu ko kuragi ubu kagiye none biragenda bite gusa tugiye muri ubu nawe hano ngo bigende bite umuntu akagenda akagufata uko yiboneye ese ugiye he ko mbona uhetse ibaga ndatashye uranze uratashye abandi babuze abagabo sharika mwigumanire gumana pe uriya njya ngagaruka kumugutera hejuru abagabo barabuze bari hanze aga bafite kashi ubuse utashye apana uriya ni amafaranga ntashye akirirwa gukubita ugiye kwitera agahinda utashye muri rugo ugiye gukora iki naje mu rugo ngiye se ko ndagera no mu rugo none ugiye hehe ariko ngiye ndagera mu rugo urabwira mu rugo ko wagiye he mu rugo se mu rugo niwe washinze kunyubakira njye urababwira ko unsize he njye ndavuga ko nabwiye ngo ngwino dutahe ukabyanga ukifuza kugumana n'umugabo wanjye ukambwira ngo abagabo barabuze ukifuza kugumana n'umugabo wanjye ubu gusenya n'ibyo ushaka mugumane rwose sinzagaruka reka mugumane reka mugumane aranga abagabo wicaye
wowe na njye ntazankubita abagabo sha mukuru wanjye ni igicucu bifata akareka umugabo kweri ni ibibazo cyane yifata kinde aragusize ariko reka musigarire ku mwanya arumva buri wese njye namuzakora ubundi ikavuga usibye ko umukuru wawe atumva ubwo kurabona njye namukubita iki ni igice ufite mu ntoki reka mubwire ubundi wowe niwe nanakundaga nuko mukuru wawe yabyivanzemo njye se ntabwo uzankubita nkawe mukubita reka kugira ngo ukubite nakubika isahani ndira njye rwose ndamutse ngiye no mu ijoro sinkubone mu marembo y'ijoro nabaza imana ahantu hagiye nanjye ndagukunda numva ndagukunda cyane ku buryo ijoro utarimo ntaryinjiramo urakoze shire niwe wanjye ubundi sibyo yego nawe ni wowe usibye na mukuru wawe yabyivangagamo njye niyo mbonye mukuru wanjye njye yaramvangije nashakaga ko anagenda ahubwo imana irakoze yari yaratinze yari yarantinjiye yageze kugira ngo reka rero umuntu arimo arakubita urugimwe ushaka kuruca noneho n'indera neza bite bimeze neza rwose urukomeye ariko nari nkomeye tu asaba ntabwo ujya wibwiriza ngo umenye ko n'ukwezi twageze harya kwarageze ibyana bishya mba nifitiye byatuma nibuka ko ukwezi kw'inzu kwageze ese niwe wari ugiye gukuraho urugi sugira abagore bangana ishirira n'ukuntu mutuza ubundi rinjumba baza buri kwezi umugore buri kwezi umugore maze ariyo mpamvu utajya uranyishyura azanye bangahe namuzana se ndiso w'ikirere ubushize ubwo mvuye aha yari afite umugore none dore n'umwe njye wamusimbuye rero ibyo wibyibazaho by'abagore ibyo biramureba nanyihera amafaranga y'inzu yanjye ubundi mwigeze mangahe uku kwezi kubaye kwa kane utama amafaranga y'inzu we ukwezi kubaye amezi ayo iravuga ngo ahubwo umpa amafaranga cyangwa se tubyumvikane umizu yanjye aho kugira ngo mujye muziramo umuntu n'umuri naziye kazi kajyamo umusaka mvira mu nzu simvira mu gihugu ariko nta kibazo nagire vava mu mafaranga tutayakwasa uradusohora urasohokamo ntabwo dusohoka uraduhapiriye puriyave y'amezi ane se berave yareza amezi ane ubwo ngubwo amafaranga kare kose uba waraje kwishyuza ubonye kwishyuza si uyu munsi ahubwo utamamagara abashinzwe umutekano reka nibo bari bubansohoreremo hano ntabwo ndida y'umugabo y'umugore nose boss sibyo wewe wikita kuri uno mugore kandi niwongere kumwita indayo utaza gutuma arani mpamvu umuntu atanabiye dutanamo umugore wa gatandatu hafi abagore batanu tutapite gukiye kumworagaruka z'amafaranga Padipe ngewe inzu yanjye amezi ane umama Padipe muri abaye ibindi bikira genda uragaruka ubutaha yaza kubayishyuza nzanye n'abashinzwe umutekano ntabwo yazakora kuzuzanye bukabaye amasaka mufate ibintu byabo muhereze Padipe agenda abanza ubundi se wari wayiguze nayo yaba nabibonye ubutaha ni ukujya ngaza kuyishyuza nzanye n'abashinzwe umutekano uzajya usa utuje we kuri abantu muri mu ndabona bimereye neza reba ariko ibintu nsanzemo apangaye bishyigiye n'abasari bigeze ahantu apangaye bishyigiye babaye abasasi oya genda mwana genda uranzi ko yakodesheje umusasi genda wowe nugaruka nukugaruka n'abashinzwe umutekano urumva n'inzu yanjye mwese muhita muvanga mugenda ikigoroba ndaguha iki amafaranga itonde nisubire ku kazi apangaye bishyigiye ni ukubaba njyewe nibyo mbona nshaka na mukuru wawe uranyumve wowe umva reka mubwiza ukuri garuka hano ya mukaritasi wakamenyero karemera gahazi uranyumve ubundi muba mwinyagiriza mu biki
ahangaha utekereza ko waje ahari gukora cyangwa oya ndakubaza ahangaha mamwaraje iwanyu kudabagira amva reka mbabwire njya akamenyera umugo rwanjye narakanze ko ndazagukubita kandi ukume n'umutwe w'ubwowe winyegera usubire kunzu n'igikoko ko mwarangiriye gusa umugabo kingana icyakame nawe byakubaho se ni iki kikugaruye hano wowe kandi ibintu bishimishije ni iki kikugaruye hano nawe rwanagurwa ego nawe oya se ni wigana ikamenya uburwe ni iki kikugaruye hano nje kureba ibyanjye nasize ibiki hano wasize nje kureba imyenda yanjye y'imbere nasize aha imyenda yawe y'imbere se ahubwo wasanga umugore wawe wese uyifata ukayimuhereza hashya imyenda yawe y'imbere ni icyamasuti ye ikariso ikimuriye amakariso yanjye amakazo z'abasigaga hano ni mu isoko urimo uramutimba muri nubwo tugiye gushyira mu gace wabwira ngo urimo urashimisha iki bigure byuze by'ibitugu none se sori igihe ikintu kinzanye nje kugura amakariso yanjye ndasize warabonye nawe wabonye abaza umugabo ntabwo nzi aho yayasize uravuga ngo bambaze amakariso imwe ntiwaraye yambaye ntabwo yabimaye mbese ubabona hari iduka uzicuruzamo amakariso ko waje nijoro ukambwira ngo akira ikariso nari nzi aho uyikuye ahangaha uzi umugabo ajya kugurira umugore amakariso ariko byose ni ubwumvikane yewe ndashaka amakariso yanjye ibyo kuvuga ati ngo baraguhaye mwarahaye ibyo ngibyo ntabwo bindeba ndashaka ibyanjye umugabo azi kugurira ngira vuba vuba ahubwo umugabo azi kugurira njye kabanye imiteta aho ngaho rero icyo nshaka ni ibyanjye nkigendera niba ushaka musigaye butimbagurana ibyo n'ibibareba ntacyo fata ngaho wabonye abagabo beza warababonye ndasohoka ndagira umuntu n'umwe nsanga murambona ntabwo umava noneho ntabwo hapfa hano so hashinze imiti naje ndinjire nyine inda wanteye ngomba kuyisiga hano aterwa amacumu acanye mu kibuno hirya no gutewe komera ndakomeye ni ubuhoro se ubuhoro nyine nyine nari nje gufata ya mafaranga yanjye kiracyo kije kunise sinikinisha umutwe abagore bana nibanzengeje ubwonko bugiye gusa amafaranga nyabake batatu umugabo ukwezi kubaye kwa kane atanga amafaranga y'iki muri sinari sinubwo ari we mugabo wawe jewe mugabo rwose nahoraga ku giti nk'ubitwa ndavuga ati rero sinabivamo fata inzira ndigendera uri muri umuna wanjye rero ngo abagabo barabuze ngo ubu ngubu ngo ugiye hehe ngumva nawe bafatiyeho ufite umugabo mwiza si ufite umugabo mwiza si kwitayeho yaracutse ariko ngira ngo ubonye icyo nakurushije wakibonye so kibonye ariko mara yanjye we ubu uremera ugatimbagurwa ngo abagabo barabuze dore ejo bundi aha inzanga nje kwishyura amafaranga mubwira ati ishyura ambwira ngo nze kugaruka ngo ayabo iyi minsi ishize ariyo cyane namurengerejeho nje kumusohorera mu nzu umva njyewe icyo nshaka ni ibyanjye nasizemo aha ubundi nkiciraho ubundi abasigara bagatimbagurana byo ntabwo bindeba wanjye ubundi igihe ngo nje nasiye nagire kubava avire mu nzu niba nawe niba hari ibintu birimo ubwose ese bose kuri gukinga harimo amakariso yanjye ndabigenza niyo naje kureba igihe nahereye babwira mu munyishyure ese amakosa yabo ngenda yazira naragiye ubivugana n'umugabo wawe ubu nakize uzanjye nagaruka nk'uko bazajya baziberamo umuntu umusibi ni ibiki mwuka byawe amana yanjye abagabo b'iki gihe ngenda tweza tujyane ujyane nande se kandi turansiga unenda kujyana he aho ugiye turajyana mbabarira umugore uzwi n'uyu nguyu ntabwo umunsi umwe umaze hari uhindutse umugore noneho ndi indayi soko baye umugore noneho nabimenye ko utatashye mu rugo
sigaho ufite ahantu wibera none kuba naratashye mu rugo se bivuze yuko ugomba kumurikira ndashaka ko tujya kwibanira ahantu sibyo se ntubizi ko nkukunda erega umuhoza wanjye ntacyakundutira rwose bihazo barabutse abaza bivanga ntabwo kugenda nanjye turajyana ntabwo munsika oya nanjye ntabwo munsika pe oya ibyawe ntabyo nzi